Gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro iyo asenganye umwete. Nanone Yesu arongera aravuga ati nimujya musenga ntimukamere nk'indyarya zibasha gusengera mu masinagogi kugira ngo abantu babarebe. Abameze batyo baba bamaze kubona ibihembo byabo, ingororano zabo ziba ziteguwe. Twebwe rero mu isengesho ryacu dusenga duca bugufi, tubasha gushimira Uwiteka Imana ibyo yadukoreye, tukabasha kwihana ibyaha kuko ibyaha nibyo bidutandukanya n'Imana Data. Nyuma yaho tukayikoreza ibitugoye, tukabasha kuyisaba kuko yo yicara ibasha kubana natwe, ikaba yiteguye kudusubiriza ibyifuzo. Inshuti bavandimwe kandi inshuti bakundwa, uyu ni wa mwanya mwiza wo kongera kubonana namwe duhurira mu isengesho. Dusenga ari ukugira ngo twegere Uwiteka Imana duciye bugufi, tubasha gushimira Uwiteka Imana ibyo yadukoreye kandi tunabasha no kwihana ibyaha byacu. Nyuma yaho tukabasha kwiragiza ibyifuzo byacu kuko yita kuri twe. Ijambo ry'Imana riratubwira riti tuyikoreze amaganya yacu kuko yita kuri twe. Uwiteka ni umugwaneza kandi Uwiteka arinda imitima yihebye kandi akifuza yuko twahora hafi ye. Kandi Uwiteka akumva ashaka yuko twajya duhora hafi ye binyuriye mu isengesho. Yesu nawe niyo ntwaro yabashe gukoresha, intwaro yo gusenga. Kandi ubwe arivugira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Yakobo nawe aravuga ati gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro iyo asenganye umwete. Nanone Yesu arongera aravuga ati nimujya musenga ntimukamere nk'indyarya zibasha gusengera mu masinagogi kugira ngo abantu babarebe. Abameze batyo baba bamaze kubona ibihembo byabo, ingororano zabo ziba ziteguwe. Twebwe rero mu isengesho ryacu dusenga duca bugufi, tubasha gushimira Uwiteka Imana ibyo yadukoreye, tukabasha kwihana ibyaha kuko ibyaha nibyo bidutandukanya n'Imana Data. Nyuma yaho tukayikoreza ibitugoye, tukabasha kuyisaba kuko yo yicara ibasha kubana natwe, ikaba yiteguye kudusubiriza ibyifuzo. Tuyihereza ibyifuzo byacu ari uko twanyuze mwa buriya buryo kwari butatu. Tugiye gusenga Imana duce bugufi, dusengere inshuti n'abavandimwe, dusengere abari hafi n'abari kure, dusengere ibihugu byacu, abarwayi tubasengere kugira ngo Uwiteka Imana yite ku buzima bw'uwo ari we wese kuko twese turi ibiremwa bye. Tugiye guca bugufi, ntabwo twakwibagirwa abafite ibibazo, ntabwo twakwibagirwa abazira akarengane, ntabwo twakwibagirwa abarwaye, abo bose ntabwo twabasha kubibagirwa. Duce bugufi dusenge. Mbere yo gusenga ntagushimira wowe duhora dufatanyirije hamwe iri sengesho. Imana iguhereze umugisha kandi Imana ijye ihora ikuba hafi. Dusenge Imana. Uwiteka Mana ihoraho, uri umurinzi w'ubuzima bwacu. Turagushimye kuko ugira neza, turagushimye kuko uri Imana nziza, turagushimye kuko uri Imana irinda. Waraturinze, hari benshi bavuye muri ubu buzima, hari benshi bahuye n'impanuka. Kuba twebwe tukiriho si uko twakoze ibyiza gusumbya abatambutse, dukora ingendo ariko ukabasha kuturinda mu gihe cy'abandi usanga bahuye n'impanuka. Kuba tukiriho ni ukugira ngo dutunganye imitima yacu kandi tugerageze kukwegera. Twese dutunganye, utubabarire ibyaha byacu, turi abanyabyaha, turavuga tugacumura, iyo turebye turacumura, n'imigenderere yacu iraducumuza. Hari igihe twifuza tukarenga umurongo. Mwami, ibyo byose ukabona yuko twacumuye. Tubabarire Mwami, ubabarire buri mumwe wese, duciye bugufi tugusabye imbabazi. Mwami, ku bw'ibyo twizeye yuko utubabariye. Mwami nyakubahwa Data,
uri umukozi w'umuhanga, turagusaba kugira ngo ugire icyo wakora mwami kubw'ubushake bwawe n'ubushobozi bwawe. Rinda inshuti n'abavandimwe, abarwaye mwami, abafite ibibazo bitandukanye mwami, hari benshi bari mu nsimboshye bazira akarengane, ubashe kubagirira neza mwami. Hari n'abandi nabo bafungiwe bitewe n'ibyo bakoze, ubahereze kwisubiraho kugira ngo babashe kwihana. Hari n'abandi barwariye mu bitaro, basha mwami kubagirira neza, ubahumurize, ubereke yuko muri kumwe. Imiti muganga ari kubahereza ubashe kuyikoreramo ibagirire umumaro mwami. ugushaka kwawe abari kukuba kuganze ku barwayi. Hari n'abarwayi bari mu ngo bitewe n'uburwayi bwari bwo mwami, bagirire neza, ubasange aho barwariye, ubahereze ubuzima bwiza, ubahereze amahoro n'umutekano, ubahereze gukira bakijwe nawe kubw'uburinzi bwawe n'ubuntu bwawe. Ni wowe ukora ibitangaza n'ibimenyetso, ni wowe urinda. Zengeye mwami abadamu batwite mwami n'abonsa, izo ngeri zombi ndasengeye kugira ngo urinde mwami buri umwe wese. Uwiteka ababyeyi batwite data, ubashe kubahereza kuruhuka amahoro, babashe kuba babyara. Uwiteka nsengeye abana bari konka, Satani nawe yarabasabye mwa kino gihe cya none kugira ngo bagiye bahorana amarira buri joro, bigatuma ababyeyi badasinzira. Nsengeye mwami abana batoya, ndabasengeye kugira ngo uhagarike Satani ituma abana bato barira mwami. Ndabasengeye cyane nkomeje mfatanyije hamwe na bagenzi banjye, dufatanyirije muri iri sengesho, ubagirire neza data. Nsengeye ingeri zose, abafite ibibazo mwami, ubabere ihumure, ubabere ibisubizo, kuko uri umwami usubiza. Si ibyo gusa, nsengeye ibihugu byacu, nsengeye u Rwanda urugirire neza, nsengeye Burundi ubagirire neza, Kongo ubagirire neza, Uganda nabo bagirire neza, Kenya ubagirire neza, Tanzania ubagirire neza mwami. By'umwihariko Afurika yose uyiteho, mu bihugu byose ubashe kubigirira neza. Abafite intambara mwami, ubashe guhosha iyo mivurungano y'intambara biri gutuma bagenzi bacu babura umutekano. Icyo twagusaba ni umutekano mu bihugu bitandukanye mwami, kugira ngo ubuzima bwa buri umwe wese bubashe gutera imbere, kuko uri Imana irinda, uri Imana ibasha gucunga ubuzima bwacu. Waturemye mu ishusho yawe kandi uturema mu ishusho y'urukundo, ariko Satani ntabwo abasha kubyishimira. Yumva yuko yabasha kwinjira buri kiremwa muntu akaza kwangiriza ishusho wabashije kuturemera, akabasha kwangiriza iyi shusho wabashije kwifuza yuko twaturamo, tugaragare neza yuko turi abana bawe. Satani bityo rero bibasha gutuma agira ifuhe rikomeye cyane, bityo akaduteza ibibazo bitandukanye, inzangano, amashyamirane, intambara za buri keye, ugasanga ibibazo byabaye byinshi. Uwiteka niwe twiringiye kandi niwe dusaba kugira ngo umwami winjire mu bihugu birimo umutekano mukeya, maze ugarure amahoro buri gihugu kirimo intambara. Uwiteka si Afurika gusa nsengeye Aziya, umugabane wa Aziya ndawusengeye ubashe kuwurinda. Nsengeye Uburaya ubashe kubarinda, abaturage bo muri iyo migabane ubashe kubarinda. Sinakwibagirwa Amerika, nabo mwami uwo mugabane ubashe kuwurinda. Australia umugabane ubashe kuwurinda. Ingeri zose mwami ndasenze kugira ngo abaturage batuye hirya no hino ubashe kubabera ihumure, ubabere igisubizo. Ni wowe uca inzira mwami. Kubw'ibyo hari benshi babuze hepfo na ruguru bitewe no kubura akazi, hari n'abandi nabo babuze amahoro mu kazi mwami barimo bakora bitewe n'ubwumvikane bukeya n'abotorite babo. Ndagusaba ubwumvikane mu kazi kugira ngo mwami bajye bumvikana, batahirize ku mugozi umwe, mu izina ryawe ryera Yesu. Ingeri zose ndazisengeye, hari icyo wakora mwami, ubuzima bugatera imbere. Uwiteka nsengeye
matorero n'amadini hirya no hino, kuko Satani arimo yitabirira abarimo basenga mwa ino minsi ya none, bakaryaryana, ntabwo bashyira hamwe bitewe n'intego ya Satani kugira ngo aburaburizemo ijambo ryawe. Bityo Data Uwiteka Mwami, ndagusaba kugira ngo ugire icyo wakora, Mwuka wawe wera abashe Data Uwiteka Mwami gukora imirimo mu mitima ya buri umwe wese, ukwegera wese umusange, Umwami Yesu Kristo uciye bugufi wese umusange, mu izina ryawe ryera Yesu. Kora ibitangaza no gushaka kwawe Mwami kuganze, impuhwe zawe Mwami zirengere, Mwami kiremwa muntu niwe twiringiye, nta wundi twiringiye, Mwami Yesu gushaka kwawe Uwiteka Mwami Mana yacu, gushaka kwawe aba ariko kuganza Uwiteka ibihe byose, haba ku manywa ujye usanga ubwoko bwawe, haba nijoro ujye usanga twebwe ubwoko bwawe, haba ku manywa ujye udusanga Data, haba nijoro ujye udusanga Data, mu gihe cyose duciye bugufi ujye utugirira neza, turakwinginze, kuko Data Uwiteka Mwami ari wowe twizeye ubutabazi, kuko turi ibiremwa byawe. Tugirire neza, utube hafi, udukomeze Mwami, uturindishe impuhwe zawe, dusenze twizeye, tuzi neza yuko Mwami Mana duciye bugufi, ugushaka kukaba ukwawe Mwami, gusaba ni ukwacu, gusubiza ni ukwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibashe kubagirira neza. Mwari kumwe na Pasiteri Usabakiriho Yonasi.